Ndagusuhuje wowe dukurikiye hano kuri YouTube channel yitwa U Rwanda rwa none. Reka twambuke tujye muri Congo, mu gihugu cy'abaturanyi, tuganire kuri aya makuru avuga ko mu mujyi wa Uvira humvikanye urusaku rw'amasasu menshi. Ayo masasu ntago yaturutse ku murwano uri hagati y'ingabo za FARDC nk'uko twari dusanzwe tubimenyereye ko twumva urusaku rw'amasasu y'ingabo za FARDC, ingabo z'abarundi cyangwa se Wazalendo n'iyindi mitwe yose iri hariya yitwaje intwaro bahanganye na M23. Ntabwo urwo rusaku rwumvikanye rw'amasasu noneho ari imirwano hagati y'izo ngabo zombi n'inyeshyamba, ahubwo n'iyicwa rubozo n'ubundi ryongeye gukorerwa abatutsi bo mu bwoko bw'abanyamurenge batuye hariya. Iki rero cyavugishije benshi kandi giteye n'impungenge. Reka ngira ngo hari dusubire inyuma twibuke M23 umunsi iva Walikale hapfuye abatutsi b'abanyamurenge benshi. Ejo bundi M23 imaze gufata Uvira yanabitangaje, ariko nyuma yaho haza kubaho igitutu cy'amahanga abasaba gusohoka mu mujyi. Benshi bibazaga M23 nisohoka mu mujyi niba ibiri bube atari nk'ibyabaye Walikale. Kandi koko byabaye, kuko ntabwo ushobora kumva ko M23 nirekura ahantu Wazalendo tuzi, FARDC ifatanyije n'interahamwe zavuye mu Rwanda zisha abatutsi nk'uko tubizi, n'izindi ngabo nyinshi zirimo hariya, ntabwo zari kugwa amahoro rwose. Abatutsi b'abanyamurenge batuye hariya ntabwo byari kubagwa amahoro, kuko niba mwibuka ibyakozwe, niba mwibuka ibyo Wazalendo zakoze n'ingabo za FARDC ndetse bafatanyije n'abarundi, ibyo bakoze igihe AFC M23 yasohokaga Walikale. Uyu munsi rero abari bagize impungenge zabo zigize ishingiro. Wakibaza ngo M23 ni ikihe kintu gituma ifata ahantu, ifata umujyi wari urimo itotezwa rikomeye, umujyi wari urimo iyicwa rikomeye, abanyamurenge cyangwa se abandi bwoko bw'abatutsi batuye hariya bagaserebura, bakavuga bati turacunguwe, bakavuga bati ni ukuri turishimye ko tubonye amahoro, tubonye ubuzima. Ariko none M23 yo ikarengaho igasohoka muri uwo mujyi ikawutanga bitewe n'igitutu. Bamwe basomye mu makomenti y'ibinyamakuru byinshi bitandukanye bavuga bati ariko se AFC M23 mwebwe ntimwigira no ku byababanjirije, ntimusoma n'amateka ngo mwigire ku byababanjirije, ngo mwibuke ibyo Loni yakoze u Rwanda muri 1994. Bavuga ko bagiye guhagarika jenoside yakorwaga abahutu ntibakomeze kwica abatutsi, ariko bikarangira babataye burira mu modoka baragenda, hanyuma abatutsi bakomeza kwicwa. Cyangwa ngo mwibuke inkotanyi zisubira inyuma, iyicwa ryabayeho no gutwikira abatutsi. Ibyo byose ni ibintu AFC M23 akagombye kuba yigiraho. Ntago wambwira ngo mufashe ahantu musubiye inyuma, abaturage baraserebuye, baranezerewe, barishimye, barabakiriye, babahaye amazi yo kunywa, mwifotozanyije nabo, mufashe amavideo muri kumwe n'abaturage babishimira, nimurangiza muravuze ngo no, ngo baratubwiye ngo dusubize umujyi mu maboko y'abandi bantu, ngo muvuge ngo abo bantu babishimiye babakiriye baba amahoro. Ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Ibi bishobora kuza kurangira abaturage barimo bicwa babafashe nk'abagambanyi. Ariko kuki Afurika tutareba ko abazungu batadukunda? Kuki Afurika tutareba ngo tubone ko icyo bishimira ari uguhora tuba mu mirwano gusa, mu ntambara? Igitutu cyabo kikadutera ubwoba, igitutu cyabo kigatuma abantu bicwa. Ntago byari bushoboke ko, yewe ibi nabivuze kenshi mu bantu twagiye tuganira, ntago byari bushoboke ko abatutsi b'abanyamurenge bari muri uriya mujyi wa Uvira bari kureka kwicwa. Kandi ziriya nterahamwe zibica, ziriya Wazalendo n'abandi na FARDC n'abandi,
babonye uburyo baserebuye, babonye uburyo abaturage baserebuye babakira, bivuga ngo bari bavuze ngo ntitugishaka leta ya Tshisekedi, ntitugishaka Wazalendo, ntitugishaka n'abandi bari bose, turashaka mwebwe muducunguye, muze mubane natwe. Barabishimira, barabakira, ariko ku munota wa nyuma bumva inkuru ko mwamaze kwemeza ko mumanitse amaboko musohotse mu mujyi. Ibyo ngibyo rero bishobora gutuma abanyamurenge bavuga bati aba bene wacu ntabwo bazanywe no kuducungura, ahubwo bazanywe no kutugambanira. Kandi koko wabyumva, niba abaturage barimo bapfa ruriya rupfu, niba abantu bikingiranye mu mazu, Wazalendo zikaza zigakuraho amadirishya, zikamena inzugi zikabasanga mu nzu, mwumvisha amavideo, mwabonye amajwi ya Wazalendo bavuga bati abanyarwanda noneho umunsi wanyu urarangiye. Umunsi wanyu urarangiye, ni ukuvuga ngo nta kirengera bafite. Niba muri bunabacungure, niba hari bubeho n'uburyo bwo kubacungura, ariko murabacungura hari abapfuyemo bahasize ubuzima, kandi abo bahasize ubuzima nabo bari banezerewe bishimye bazi ko muje kubaha ubuzima. Ntago M23 yagombaga gusohoka muri uriya mujyi, yagombaga gutekereza ku baturage bari muri uriya mujyi. Ntago igitutu cy'amahanga gikwiye gutuma M23 musohoka mu mujyi mwafashe, kuko murasohoka n'ubundi bice abaturage banyu. None se muzabana n'ibiti, muzacungura ibiti? Abaturage nibakomeza gupfa muzacungura ibiti? Ni ukuvuga ngo ntabwo M23 mwagombaga gusohoka muri uriya mujyi mutabanje kureka ngo muganire n'ingabo za MONUSCO, babaha icyizere gifatika cy'uko bagiye kurinda abaturage, kandi koko mubibonesha amaso. Mwarabibonye, umuvugizi wa M23 Kanyuka atangaza ko umujyi bawusohotsemo, bawushyize mu maboko ya Loni. Ariko se ibyo ngibyo ibyo twebwe abanyarwanda bari mu Rwanda barabizi, bafite ubuhamya bwabyo, icyo Loni yakoze mu Rwanda. Ndaza kubashyiriraho amavideo ndangije kubaha aya makuru, murebe mwitegereze ukuntu basahuye, ukuntu Wazalendo rero no gusahura wagira ngo rwarahize. Gusahura no kwica. Ngira ngo hari mwumvishe n'amajwi y'umukongomani uvuga ngo udafite 20,000 arapfa. No kugabiza abaturage ibisimba, no kugabiza abaturage ibikoko. M23 n'ibirwana nirwane, ifata imijyi, icungure abaturage. Mukore gikotanyi, mugarure umwuka mwiza mu baturage, mugarure umwuka mwiza mu bakongomani. Abakongomani bongere babane, ubwoko bushire, habeho abakongomani babanye. Ariko iyi mikino yo gufata umujyi mukawurekura, mugafata umujyi mukawurekura, nibyo koko muba mugaragaje ko mufite imbaraga, ariko nanone imbaraga zitari bukomeze kurinda abaturage nta kintu zimaze. Niba abantu binjira ahantu bakatsemba bazi ko ntacyo bikanga kubera ko mudahari, barareba hirya no hino bakabona ntimuhari. Niba mufashe za maneko zirimo kwinjira mu buryo mutazi mukazirekura zikagenda, ibi byose ntabwo ingaruka zibivukamo nuko abaturage bari bupfe. Uyu munsi abantu bari bishimye, baserebuye, abatutsi b'abakongomani bari muri Uvira baserebuye bishimye, bahashoreye inka zagarutse, bagize gute, bavuga bati ubuzima turabugize, turahumetse. Ariko nta mihumekere, bamwe bikingiranye mu nzu, abandi barimo barapfa, abandi bahunze bavuye mu byabo.
urusaku rw'amasasu, wazalendo ziraraswa zibonye nta kwita kuki, abaturage barimo barapfa urw'agashinyaguro, baravuza induru, baratabaza. Nibyo koko turabizi mukunda abaturage muri butabare, ariko se muratabara hari abamaze gupfa, muratabara hari abamaze kuva mu buzima, mu gihe iyo mukomeza mugafata umujyi mukawucungira umutekano, hakabaho izindi process z'ibiganiro z'uburyo wenda ingabo za FARDC namwe muri bukorane kugira ngo mucungire abaturage umutekano, ariko nta muturage upfuye. Ariko aya mahanga aratwanga mwa banyafurika mwe, aratwanga. Ntabwo amahanga azigera tuza Afurika hatarimo intambara, ntabwo amahanga azigera tuza hatari ubwoko bwica ubundi. Ibyo rero abanyafurika tugomba kubimenya, tugahagarara ku baturage bacu, ku gituma abaturage badapfa. Ariko igitutu cyabo gituma buri gihe tubura umubare w'abaturage munini cyane. Ubu uyu munsi M23 zigaragaza urupfu rwishwe ubu uyu munsi M23 zigaragaze iyicwa ryabaye hariya muri Uvira, igaragaza abanyamurenge bishwe, igaragaze amazu yasenyuwe, igaragaze ibyibwe, ariko ntabwo amahanga ari bubyemere, ntabwo ari bubyemere. Even na leta ya Tshisekedi ntishobora kubyemera, baraza kuvuga ko ari intagondwa za wazalendo, ari intagondwa z'abaturage, habayeho umuvundo w'abaturage. Ibintu nk'ibyo niko biri burangire babyise, ntabwo bari bubyite ko habayeho iyicwa. Hanyuma n'abo bazungu babifate gutyo, bavuga ngo habayeho imyivumbagatanyo y'abaturage, ngo habayeho amasasu ya hato na hato. Ntabwo bari bwemere ko habayeho iyicwa ry'abatutsi b'abakongomani batuye muri Uvira, kubera ko AFC M23 yarekuye umujyi ikawushyira mu maboko yabo. Ntabwo ariko bari bubivuge, kandi munaza kuba mubibona. M23 yakagombye guhagarara ku baturage b'abakongomani bicwa, ikaba protectinga, ikazana ubumwe hagati y'abakongomani n'abarwanda fomu, kugira ngo umutekano ugaruke, kugira ngo abaturage bongere bibone. Mu byako uyu munsi abaturage bahunze, abandi barikingiranye, ntibafite aho baca. Wazalendo zirinjira uko zishaka, muraza kubyumva mu majwi hano n'amavideo, zirinjira uko zishaka, zikica, zigasahura, zigatwara. Gusa mwebwe M23 murabona muri bugume muri ibyo ngibyo? Abaturage se nibakomeza kwicwa bagashira, muzarinda ibiti? Kari byo nakomeje nibaza, muzarinda amashyamba ya Kongo, muzarinda iki? Nibyo koko hashobora kuba hari imipango murimo, ariko imipango hari ababigendeyemo. Ntabwo ibyo bintu wavuga ngo bifite sense. Hakwiye kubaho kurinda no guprotectinga abaturage bahereye kera bicwa urubozo, bazira ko uko baremwe, bazira ngo ni abanyarwanda atari abanyarwanda, bazira ubwoko, bagira gute. Icyo nicyo cyonyine mwakagombye kuba mushyira imbere, mukavuga muti uwo ari we wese uri butubwire igihe atadusezeranya kurinda aba bantu, ntihagire uhohoterwa, ntihagire uwicwa, ntihagire ugira ikibazo, ntabwo twebwe dusubira inyuma dushinze ibirindiro. Ariko niba mushaka ko dusubira inyuma, mutwereke uburyo bufatika bwo kurinda aba bantu, kuko aba bantu nibo bicwa. Muzane ingabo, MONUSCO ifite ingabo nyinshi, muzane ingabo zize zirinde bano baturage b'abanyamurenge barimo bicwa. Cyangwa se leta ya Tshisekedi nitwemerere dusinyire ko nta muturage uri bwongere kwicwa wo mu bwoko bw'umunyamurenge, cyangwa se wo mu bwoko bita abatutsi, igashyiraho uburinzi bukomeye. Abo bita ko ari ibyihebe, kuko leta ya Tshisekedi ntijya yemera ko wazalendo
ibaha intwaro igira gute uvuga ko ari ibyihebe ari ibintu nk'ibyo ariko amakuru ahari avuga ko n'ubundi leta ya Tshisekedi ikomeza guha intwaro Wazalendo n'iyo mitwe yindi yitwara ifite ubwicanyi bw'indengakamere. Nta kindi rero gishobora gutuma abaturage barimo bicwa ari mu bwoko bw'abanyamurenge cyangwa se abatutsi b'abanyamurenge bashobora kuba protected usibye kuba abantu badafite ubwicanyi bwabo aribo babarinda kandi abo nta bandi ni M23. M23 niyo yari yiyemeje kubikora yaragurutse irarwana irwanira amahoro irwanira kugarura amahoro mu bwoko bw'abakongomani kongera guhuza ubwoko bw'abanyamurenge n'abakongomani bakaba umwe kongera kugarura amahoro ntihagire umukongomani w'umunyamurenge wicwa. Ariko uyu munsi barimo baricwa urubozo gusa ibyo bavuga ko ari biki. Ngayo nguko rero nari mbazaniye amakuru y'ibyabaye mu mujyi wa Uvira ndaje mbashyirireho amavideo mbashyirireho amajwi y'abarimo gutaka benshi babuze nuko bahunga ariko Afurika cyangwa se Afurika muri rusange twari dukwiye guhaguruka tukarwanya iyicwa rubozo ya hato na hato y'abantu bamwe na bamwe y'ubwoko bwibasirwa bakicwa abantu barebera amahanga arebera abantu ubwoko bumwe bukicwa bugatsembwa amahanga arebera. Ndabashimiye rero abakomeje kudukurikira hano ku Rwanda rwa none tuzajya dukomeza tubahe amakuru umunsi ku munsi mukore subscribe kugira ngo tujye tubana.